Aba baturage baganiriye na BTN TV bavuze ko hashize imyaka irenga 2 imitungo yabo yangijwe n'umuyoboro mugari w'amashanyarazi wanyujijwe mu gace batuyemo, hanyuma babarurirwa imitungo yabo yangijwe ndetse basinyira n'amafaranga y'ingurane bazahabwa, none ngo barategereje baraheba. Imitungo yanjye yarangirijwe ibitari barabitsembasembye barabica, nabyo ntibabinyishurimye, imyaka yanjye nayo ntibayinyishurira. Bahora batubwira ngo baratwishyura ntibakemura ikibazo ngo baze batwishyure ngo tube muri uwo muyoboro wabo. Kugeza amagingo ya naherutse nasenya, mperuka nasenya nta mafaranga bari bamba. Hashize igihe kingana iki? Igihe kiri kurenga nk'imyaka 3 iri kurenga. 2019 byatangiye. Iyo mubajije babwira ngo iki? Baratubwira ngo baratwishyura kugeza amagingo ya bari batwishyura. Baraje bangenera agaciro k'amafaranga ntibayamba. Kandi ibyangombwa byose narabitanze. Ikibazo dufite baratubaruriye batubwira ko bagomba kutwimura aho turi kubera ko bagiye kwanyuza umuyoboro w'amashanyarazi. Rero baratubaruriye barangije batubwira ko amafaranga tuzayabona tunarayasinyira kugeza amagingo tukaba tutari twayabona. Nuko turarega baratubwiraga ngo kanze ngo twihangane ngo nitube dutegereje, mbese baratureregaga. Ikibazo cyacu baraje batwaka ibyangombwa 2019 ibyangombwa turabitanga, tumaze kubitanga kureba baraza batema ibiti, niba basiri kumanage kuri kubireba ahantu iri bategereza ko bazatwishyura ntibatwishyura, tukabaza ku karere bakatubwira ngo dutegereze no ku murenge tukabaza. Ishamba kugeza ubu baraje bararitema ntibampingurane, baza ubwa kabiri bararitema ntangurane barampa, kugeza ubu kwa icyo kibazo mfite. Aba baturage baravuga ko uku gutinda kwishyurwa amafaranga y'ingurane ku mitungo yabo yangijwe ngo byabagizeho kandi biracyabagiraho ingaruka zitandukanye, haba mu iterambere ndetse no mu mibereho y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ingaruka none se nk'uko igihe cyo kwishyura mituweli cyari kigeze, ibiti tukaba twabagombaga n'imyaka baranduye twagombaga kwishyura mu ba mbere, ubu tuzishyura ibyo dukoresha batatwishyuye. Baratudindije mu mikorere no mu mutwe baratudindiza, kuko niba umuntu yari bamugeneye amafaranga akavuga ati nzakora iki, twabaye nk'abategereje, ugategereza ngo urayabona ukayabura, bigatuma usubira inyuma mu bitekerezo. Igiti gicana, abana bavuye mu shuri hejuru ibyo biti byanje barimbuye. Ibyifuzo by'aba baturage barasaba inzego zose zirebwa n'iki kibazo kugikurikirana bagahabwa ingurane zabo kugira ngo bave mu gihirahiro ndetse bashobore no kwikemura ibibazo by'imibereho itoroshye bahanganye nabyo. Icifuza nuko muri ubuyobozi ku buyobozi bwa leta bwatusabira ibyo amafaranga twasenyeye bakayaduha, abana bagasubira ku ishuri. Turasaba ubuvugizi kuba baduha ayo mafaranga tukabavira munsi y'ibitsinga byabo bakaduha iyo ngurane batugeneye. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko iki kibazo bukizi neza kandi ko kubufatanye n'inzego zose zirebwa n'iki kibazo barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo aba baturage bishyurwe amafaranga y'ingurane z'imitungo yabo yangijwe. Uyu ni Bwana muri Janvier, umuyobozi w'akarere ka Musanze. Ibyo rwose turakizi kandi abo baturage tugenda tubakira. Nk'urugero muri kiriya cyumweru gishize twicaye hamwe nka komite y'inama ngishwanama ishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane, abayigize twicara muri sale y'akarere dutumaho abo baturage bafite ibibazo bijyanye n'ingurane. Bamwe rero muri abo baturage baraje, iyo nteko twari twakoze twari kumwe n'umukozi wa REG, ariko ubu twahisemo ubwo buryo kugira ngo tube twicaranye, ukuriye REG ukuriye WASAC nabo tukaba turi ku musoro. Yari ahari rero arabyakira kandi agahita akora ubuvugizi, ahamagara abaza aho bigeze, ufite ikibazo bakamubariza. Hasanzwemo rero harimo abagiye bishyurwa ikindi cyiciro, amarite yabo akaba ari muri Minecofin. Hakaba n'ikindi cyiciro bavuga cyasigaye, dosiye zabo yego barabariwe biroherezwa ariko bagasanga dosiye hari ibiburamo. No kureba rero uwo nguwo utarishyurwa niba mu byohereje byuzuye, kuko batubwiye ko hari aho bari gusanga bamwe nta byangombwa bafite by'ubutaka cyangwa se ibyangombwa by'ubutaka byanditse ku bandi. Aho rero ni mu rwego rwo kugira ngo umuntu ku giti cye bitewe na kesi ye uko imeze, icyo twamufasha ni uko yaza tukamuhuza na REG bakamurebera muri sisiteme ikibazo cye cy'umwihariko ni ikihe, kandi REG twizeza ko abo byuzuye bamwe byarakemutse, abandi biri mu murongo muri Minecofin, umurongo wo kwishyurwa. Ikibazo cyo gutinda cyangwa se kudahabwa ingurane ikwiye ku mitungo y'abaturage igenda yangizwa n'ibikorwa by'inyungu rusange kugeza ubu ntikirahabwa umurongo nyawo, kuko hirya no hino hagenda humvikana abaturage badahwema kuvuga kuri iki kibazo. Byumvikana ko inzego zireberera abaturage zigomba gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo bene ibyo bibazo bibe byagabanyuka.
Gaston Nirembere, BTN TV. Aba baturage baganiriye na BTN TV bavuze ko hashize imyaka irenga 2 imitungo yabo yangijwe n'umuyoboro mugari w'amashanyarazi wanyujijwe mu gace batuyemo, hanyuma babarurirwa imitungo yabo yangijwe ndetse basinyira n'amafaranga y'ingurane bazahabwa, none ngo barategereje baraheba. Imitungo yanjye yarangirijwe ibitari barabitsembasembye barabica, nabyo ntibabinyishurimye, imyaka yanjye nayo ntibayinyishurira. Bahora batubwira ngo baratwishyura ntibakemura ikibazo ngo baze batwishyure ngo tube muri uwo muyoboro wabo. Kugeza amagingo naherutse nasenya, mperuka nasenya nta mafaranga bari bamba. Hashize igihe kingana iki? Igihe kiri kurenga nk'imyaka 3 iri kurenga. 2019 byatangiye. Iyo mubajije babwira ngo iki? Baratubwira ngo baratwishyura kugeza amagingo yandi bari batwishyura. Baraje bangenera agaciro k'amafaranga ntibayanga, kandi ibyangombwa byose narabitanze. Ikibazo dufite baratubaruriye batubwira ko bagomba kutwimura aho turi kubera ko bagiye kwanyuza umuyoboro w'amashanyarazi. Rero baratubaruriye barangije batubwira ko amafaranga tuzayabona tunarayasinyira kugeza amagingo tukaba tutari twayabona. Nuko turarega baratubwiraga ngo kanze ngo twihangane ngo nitube dutegereje, mbese baratureregaga. Ikibazo cyacu baraje batwaka ibyangombwa 2019 ibyangombwa turabitanga. Tumaze kubitanga kureba baraza batema ibiti, nera basiri kumanage kuri kubireba ahantu iri bategereza ko bazatwishyura ntibatwishyura. Tukabaza ku karere bakatubwira ngo dutegereze no kumurenge tukabaza. Ishamba kugeza ubu baraje bararitema ntibampingurane, baza ubwa kabiri bararitema ntangurane barampa, kugeza ubu kwa icyo kibazo mfite. Aba baturage baravuga ko uku gutinda kwishyurwa amafaranga y'ingurane ku mitungo yabo yangijwe ngo byabagizeho kandi biracyabagiraho ingaruka zitandukanye, haba mu iterambere ndetse no mu mibereho y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ingaruka none se nk'uko igihe cyo kwishyura mituweli cyari kigeze, ibiti tukaba twabagombaga n'imyaka baranduye tukagomba twagombaga kwishyura mu bambere, ubu tuzishyura ibyo dukoye batatwishyuye. Baratudindije mu mikorere no mu mutwe baratudindiza, kuko niba umuntu yari bamugeneye amafaranga akavuga ati nzakora iki, twabaye nk'abategereje, ugategereza ngura yabona ukayabura, bigatuma usubira inyuma mu bitekerezo. Igiti gicana, abana bavuye mu shuri hejuru ibyo biti byanje barimbuye. Ibyifuzo by'abo baturage barasaba inzego zose zirebwa n'iki kibazo kugikurikirana bagahabwa ingurane zabo kugira ngo bave mu gihirahiro ndetse bashobore no kwikemurira ibibazo by'imibereho itoroshye bahanganye nabyo. Icifuzo ni uko muri ubuyobozi ku buyobozi bwa leta bwatusabira ibyo amafaranga twasenyeye bakayaduha, abana bagasubira ku ishuri. Turasaba ubuvugizi kuba baduha ayo mafaranga tukabavira munsi y'ibitsinga byabo bakaduha iyo nguranwe batugeneye. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko iki kibazo bukizi neza kandi ko kubufatanya n'inzego zose zirebwa n'iki kibazo barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo aba baturage bishyurwe amafaranga y'ingurane z'imitungo yabo yangijwe. Uyu ni Bwana muri Janvier, umuyobozi w'akarere ka Musanze. Ibyo rwose turakizi kandi abo baturage tugenda tubakira. Nk'urugero muri kiriya cyumweru gishize twicaye hamwe nka komite inama ngishwanama ishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane. Abayigize twicara muri sale y'akarere, dutumaho abo baturage bafite ibibazo bijyanye n'ingurane. Bamwe rero muri abo baturage baraje, iyo nteko twari twakoze twari kumwe n'umukozi wa REG, ariko ubu twahisemo ubwo buryo kugira ngo tube twicaranye, ukuriye REG ukuriye WASAC nabo tukaba turi ku musoro. Yari ahari rero arabyakira kandi agahita akora ubuvugizi, ahamagara abaza aho bigeze, ufite ikibazo bakamubariza. Hasanzwemo rero harimo abagiye bishyurwa ikindi cyiciro, amarite yabo akaba ari muri Minecofin. Hakaba n'ikindi cyiciro bavuga cyasigaye, dosiye zabo yego barabariwe iroherezwa ariko bagasanga dosiye hari ibiburamo. Ni ukureba rero uwo nguwo utarishyurwa niba mu byohereje byuzuye, kuko batubwiye ko hari aho bari gusanga bamwe nta byangombwa bafite by'ubutaka cyangwa se ibyangombwa by'ubutaka byanditse ku bandi. Aho rero ni mu rwego rwo kugira ngo umuntu ku giti cye bitewe na kesi ye uko imeze, icyo twamufasha ni uko yaza tukamuhuza na REG bakamurebera muri sisiteme ikibazo cye cy'umwihariko ni ikihe. Kandi REG twizeza ko abo byuzuye bamwe byarakemutse, abandi biri mu murongo muri Minecofin, umurongo wo kwishyurwa. Ikibazo cyo gutinda cyangwa se kudahabwa ingurane ikwiye ku mitungo y'abaturage igenda yangizwa n'ibikorwa by'inyungu rusange kugeza ubu ntikirahabwa umurongo nyawo, kuko hirya no hino hagenda humvikana abaturage badahwema kuvuga kuri iki kibazo
byumvikana ko inzego zireberera abaturage zigomba gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo bene ibyo bibazo bibe byagabanyuka.